Hello guys, muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko wafungura WhatsApp yawe mu buryo bwiza bwemewe kandi bitakugoye. Biroroshye, wowe bikore gutya ngiye kukwereka. Icyo usabwa ni ugutambika telefone yawe ukareba video neza igaragara byagutse. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, ibuka gukanda subscribe, ukore ku kantu k'akazogera tujye tubana umunsi ku wundi. Welcome. Wowe ufite WhatsApp yawe ushobora kuba ukoresha WhatsApp isanzwe cyangwa ukaba ukoresha WhatsApp business. Ariko aka kanya ngiye kukwereka uburyo ki twafungura WhatsApp business. Ushobora gukora update, ushobora kuyifungura bishyashya, byose urabimenya. Wowe icyo usabwa ni ukuba wareba video ikagera ku musozo, kandi biragufasha kuba wamenya kuyifungurira cyangwa gukora update. Uraza ukande kuri WhatsApp yawe, nurangiza uze ukanda hano hantu handitse agree and continuous, aha hepfo mu ibara ry'umukara turakandaho. Tayari hano barimo baratubwira ati niyihe nimero ukoresha ya telefone ushaka kuba wafunguraho WhatsApp. Ahangaha uraza ube warebamo nimero wakoresha maze uyandikemo. Uraza 0 hano, witonde aha 0 ntabwo baryandika kuko riba niryo 0 ni code y'igihugu, riri kuri code y'igihugu. Code y'igihugu uziko ari 250, twebwe tugakomeza 7 8, naho urashyiramo za nimero. Ariko shori gake aha hejuru banzure ko igihugu cyawe ari u Rwanda. Niba ari u Rwanda, niba uri Umugande, ubanzure ko hejuru hari igihugu cyawe. Niba igihugu cyawe utari kubona atari cyo kiri hejuru, uraza ukande hano hejuru hirya ku igihugu urasangaho hari agafureshi kareba hasi gatoya k'icyatsi, ugakandeho uhitemo ikirango cy'igihugu cyawe. Ni muri South Africa, India, Pakistan, United States, Africa, byinshi cyane. Hano ibihugu byose birimo na code z'ibihugu zabo. Turaza twihitiremo twebwe igihugu cyacu ni u Rwanda. Uraza klike, nurangiza ujye wabona kwandika 0 ntujyandike. Ukomeze 07, ushyiremo nimero zawe nawe 078. Tayari numara kuzuzuzamo uhita ukanda hano hepfo handitse next. Ahangaha barimo barakubwira ati use, ushaka gukoresha izi nimero. Aha ukimara kuyemezamo hari agakode barahita bakohereza k'imibare 6. Iyo mibare ya WhatsApp uri buze kuyandikamo hano. Kurikira witonze, uraza uyandikemo hano iyo mibare bagiye kuguha. Uraza uyandikemo uko bayiguhaye muri SMS, uraza uyandikemo. Tiyaro kirangiza kuyemezamo, girahita yiverifyinga maze WhatsApp yawe ibe verify. Tayari ahangaha tugeze turimo turabikora neza cyane. Ahangaha murabona ko birimo biraza. Turasa nk'abategerezaho gakeya. Turategerezaho gatoya. Iri kwirodinga. Tayari hano uraza
wowe wari usanzwe uyikoresha ubu yabaye update. Icyo hano tugiye gukora, ariko hano turabanza duhindura aka ka email kariho hano hepfo y'aka gafoto, turabanza tugasibe dushyireho ka email dusanzwe dukoresha. Ka email dusanzwe dukoresha aba ariko WhatsApp yacu iraba ifunguyeho. Hano tugiye kuba twashyiraho ifoto, wowe udafite ifoto, hatariho ifoto kuri WhatsApp yawe, uraza wemezeho ube washyiraho agafoto. Uraza wemezeho nyine, nurangiza wahita ukanda hano handitse Galaxy, nurangiza gukandaho ifoto uyemeze, urakanda hano handitse show more option, nurangiza wandikemo hano ahambere uri buze kwandika email ya nyayo wakoresha yizewe. Nurangiza hasi naho uri buze naho kwandika, hepfo hari akantu kameze nk'akazu, uri buze uhandike ijambo ry'ibanze wenda riha ikaze abantu kuri WhatsApp. Uraba warishyiramo hano hari akantu k'akazu, ubwo nirigaragara kuri home kuri WhatsApp yawe, ku muntu ugufitiye nimero, ukaba ari ryo ijambo riba rigaragaraho. Uraza ahangaha ube waritekerezaho, numara kuba waritekerezaho uba uribonye, waha abantu ikaze kuri WhatsApp, wayita inshuti za Yesu, abahumurizamutima, byose birakenewe. Nurangiza ubyandike aha hantu. Aha hasi rero nurangiza kwandika hano hejuru, urahita ujya hano hepfo hanyuma, numara kwandika hejuru ubonye ko iryo jambo umaze kuryandika, uri buze kwandikana hano hepfo. Hepfo wakandika location, warangiza ukaba wakandika aho uherereye, ukabyandika. Numara kubyandika uri buze gukanda hano, hano hari kategori za WhatsApp, uri buze kuba wahitamo. Nurangiza guhitamo types category, ukande hano handitse next, kandi use. Nurangiza urakanda hano handitse update, uri buze guhitamo update, updating. Tayari hano email bahise bayikwereka uko waverifiye n'email birajya bijyaho. Nurangiza ukore skip, tegerezeho akanya gatoya, maze utangire kuba wacatinga n'abantu bawe kuri runo rubuga rw'ikoranabuhanga wa WhatsApp, urubuga rugari. Tayari urabona hano, urahita ukanda hano handitse done, email uhitemo iyo wari usanzwe uri gukoresha, cyangwa se turategereza verifying.
aha ino ibashije kuba yajya muri system ya urakora cancelling, nurangiza ukande not no, nurangiza ukande not, tayari ube ufunguye WhatsApp, tayari yafungutse. Turatangira tube twaza hano handitse chat. Aha dufite ubutumwa 14 dutangiye tujya twabacata nyine biraba bibaye ya urabona hano call bahamagaye update byose biriho hano. Ndabashimiye mwebwe twabanye kunangiro iyi video tukatugeze kuno munota muri abagaciro. Sharing ino video ku inshuti zawe, umeze kugira ibihe byiza, ndabakunda. Ciao ciao, bye bye.